arabara buri munsi kuri mwatwishimiye ntabibonye muvuguruza uranyishe ariko kuri mwe abana beza tuzagaruka hano mu butaha tuzagaruka hano ryanjye rikuru murakoze kandi Imana ibahe impamvu nahereye kuri abantu bakuru njye n'umwana akunda filime ariko mu rugo batazikunda so ikintu mbere yimaginaga iyo asanga ndi kureba movie yaje kubimbwira amaze gukura iyo asangaga ndeba movie ngo yishiragamo ko ndi kuvuga ngo sinshaka kwiga ngo nigize imbwa ubwo mwereraga ndi kureba tukimenyana arambwira ngo ni papa wanjye bamwitaga Mustafa nanjye bakanyita Mustafa sinzi ahantu yaje kumenya ko nitwa Kayitare nawe aryongeraho ngo kugira ngo anyemeze Karita yabaye umukinnyi wa filime atarayigeramo ni umugabo ukunda filime ukunda abantu umukomera amashyi menshi cyane murakoze nitwa Ndimbati koko murabona ariwe babanyemera nibagiye bati utanyemera ntawe uhari ntiyaje uyu muhungu ni uwanjye koko kubera ko murumva ntabwo azi se ni njyewe rero ntabwo mbuvuge byinshi kumbona n'iza nimero bababwiye ubundi nimero yanjye ni 63 murakoze cyane amashyi menshi cyane kuri Ndimbati yitwa Ubihoreye Jean Bosco ibindi ni ibyo ngibyo cyane akandi kantu kazavuze n'abandi bari mutambuke hano kubera ko mama Janti n'abandi bavuze imibare ibanga tujye tuvuga kode yacu gusa kugira ngo byihute turaza kuryoha mumyenda n'umupapa mwamenye muri filime yitwa Behind Scenes akina ari muzehe Rudasingwa ari umupapa w'umucuyi cyane mu mukomere amashyi menshi muzehe Rudasingwa yitwa Niwe Muto ntabwo ndumva impamvu baba bamwise Niwe Muto niyo uko namumenye ashaje ngo Niwe Muto baribaza ngo Niwe Muto mubahe ariko ni umupapa w'umuhanga cyane kandi wizeye industry ya sinema akiyemeza kuyishyira mu mwanya we murakoze cyane mugomera amashyi ndayabasabye kubera impamvu hano turi nahabaye imyaka 3 nabaga Kamboje hano ni jyewe muntu wa mbere wavuguruye kantine mubona hariya mwinjira mukisazura uko mwifuza Congratulations from all your family and friends on your wedding day. ni jyewe muntu wa mbere wazanye muri kaminuza icyitwa PR nakoze twava hano mwana ariko twataha baducumbikira ariko mbere ko ngiye cyo mvuga ku giti cyane maze nanone gushimira nguko bagenzi banjye bagiye bashima gushimira Masariki ni kubwa Masariki twageze hano nayo ndayishimira cyane ahasigaye amazina ko wabwiye benshi bazi muri Biyane nitwa Muzehe Rudasingwa
uvuze umugome ari nitwa Muzehe Rudasingwa. Nibyo koko bavuga ko ndi umugome, ni ukuri ndasabana kandi nkunda abana cyane. Mu yindi filime The Secret bamenye ku izina rya Papa Sarana, nayo ni filime nakuze cyane. Murakoze. Ku bijyanye n'umubare w'ibanga, ntabwo njya mu mubare w'ibanga, aho ndavuga nimero indanga ni 66. Murakoze. Damoro Sulemani yakoze akazi gakomeye cyane muri uru ruganda, yakinnye muri za Nkubito, yakinnye muri filime nyinshi cyane. Papa Shafi amazina yanjye nitwa Damuru aka Papa Shafi. Mbere na mbere ndashima Imana kuko nitumyegera ahangaha uyu munsi. Abenshi murabizi ko nigeze kugira ikibazo cy'uburwayi, ariko Imana impagararaho. Nikomera amashyi kwanza. Ndashima Imana rero ko itumye mpagaze hano uyu munsi, itumye mpagera. Amazina yanjye nababwiye muri filime Papa Shafi, Ruganzu, nakinnye filime yitwa Baziruge. Nivuge akanyenyeri 7 9 7 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 23 akanyenyeri 58 urwego hagahita hasi. Murakoze cyane. umuzika mudenge muri filime Indoto, umuzika muri filime nyinshi. Amashyi menshi cyane kuri Mudenge. Mudenge ni umuntu wahandi gutari. Mudenge ni muganga handi gutari. Murakoze cyane. Muraho mwiriwe. Njye hano ni mu rugo, bavuze ngo muri bashya, yenda benshi ntabwo munzi, ariko muri abaturanyi banjye. Ndi mukuru wanyu hano, nkaba ndi umuganga mu bitaro bya kaminuza hano hakurya. Ndi muganga w'abana. Muri rusange rero ndashaka kubaha akantu k'ubwenge, guhuza ibintu bibiri, guhuza ubumenyi no kubuhuza na tara. Hano muzakura knowledge, aribwo bumenyi, ariko natekereza ko hari umuntu ufitemo impano. Impano nayo irarerwa, igakura, nayo igakoreshwa, ikabyara amafaranga. Ndi umwe mu bantu bashobora kubyaza ibyo bintu byombi umusaruro. Ubumenyi navanye ku ishuri kubyaza umusaruro, n'impano indimo nkayibyaza umusaruro, kandi byose bigashoboka. Icy'ingenzi ni ukubasha kumanaginga igihe cyawe, ikindi ukagira disipurine mu byo ukora. Ndabashimiye cyane. Rero kode yanjye ni 50, ariko njye ntabwo mvuga ngo mu ntore, ahubwo mudutore twese. Murakoze. Uwitwa Rugema, abakunda Rugema mukoma amashyi menshi cyane. Yitwa Vitali, mukomere amashyi menshi cyane. Abantu bose mubona baba barize. Ejo twagiye ingoma dusanga Rugema yinganye na Meya. Ubukuru ataba abantu ntibasanzwe. Yes, mumeze neza. Turabukunda niyo mpamvu turi hano. Twabegere kugira ngo noneho hashya umugani wa Damuru. Nitwa rero Bizimana Titani nk'uko bivuze. Nyina muri filime, nakinnye muri filime zitandukanye, Ziramusaraba nk'uko bivuze, Intare y'Ingore, Igikomere n'izindi, ariko abenshi munsi mwa Rugema. Nanjye rero kode yanjye ni akanyenyeri 7 9 7 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 23 akanyenyeri 44 urwego.
twikomereza akazi. nkunda kumushimira cyane. Muri abanyeshuri ni byiza kwiga, ni byiza no twaciye Uwiteka ni ubwenge kandi kuva mu byane ko gushishura. Hanyuma ku mibare bavuze giye kode yanjye ni 28. Imana ibahe umugisha. Imbuga nkoranyambaga kampani y'itumanaho yitwa MTN ipostinga iti turi kwizihiza imyaka 30 Brand Ambassador wacu amaze mu buhanzi. Munyemerere ku cyubahiro tugomba kupasanga twese tuhaguruka.
kubera ko bakojeje nurangiza utuma atana n'uwo babana kubera akantu gato gusa dogiteri muzima kunyara kure urambabarira nyagasani karasana yivugiraga wamaye impano nk'amafaranga mu bwenge ugize utya urabikabiriza ukubita ikintu cy'amazamu y'ikibuga mu kanwa amahoro ye ntabwo mvuga ibintu byinshi kandi mpanganye na bosi kuko ashobora kunyirukana bukiye mu gitondo muri make ngiye muhana mwitangirizwa kuko nimero yanjye ni 61 murazi nitwa Digidigi Bosco umwana wo ku ifishi papa digita nta bintu byinshi nongeye mbabwiye ndanezerewe cyane ariko nk'uko bagiye baho utuntu tw'ubwenge ngendagira ngo umuntu ufite telefone ntandike kode yanjye akigera i Kigali yambaye costume nziza agiye mu kirori cyangwa kandi kantu azahamagarira ibiro ya telefone bazamutwara nk'umuntu w'umusirimu ntagende ari mu tuvumbi n'ibiki njye baba utuntu tw'ubwenge siko bimeze iyi ni nimero ya telefone uhamagara bakaza bakagusanga iwawe bakakujyana mu kirori wigendamo nka nyirayo Mumbizi ku mafaranga yawe abiri nakazagira ugusuzugura ngo nta modoka ugira ubwo rero ndabashimiye byatari hamwe n'abagenzi banjye bandi umuntu wese uzanura nazabura ibintu byiza by'umunezero tugumane namwe ku mutima cyane kwetangira yumviye 61 jeni ntangira kwiyamamaza zababwira buruse niza amashuri cyane kuri Digidigi twakoranye itangazamakuru kuri FM. Digidigi yari umuhanga cyane. Digidigi ni umwanditsi w'amateatire. Digidigi akina amateatire meza cyane, umukomera amashyi menshi cyane. Iriya nimero babwiye niyo kampani yitwa Press Light ikora transport mu mujyi wa Kigali n'ahandi wifuza